Inshuti bakunzi bacu muri hatandukanye, reka tubahe ikaze tubabwira yuko abantu 8 bishwe n'umuvundo, abandi bantu 9 bagakomereka mu giterane cyahuruje abantu benshi batandukanye ku mwana wa Afrika ndetse n'i Burayi. Ni igiterane cya Chris Ndikumana, muvuga butumwa wamamaye cyane uvugaho gukora ibitangaza byo gukiza indwara ndetse n'ibindi bitangaza bitandukanye. Ni igiterane rero cyabereye mu Burundi, reka tuze tubabwire ko byagenze kugira ngo abantu bose bitabe Imana mu giterane. Turaza no kugaruka kandi ku bindi bitaramo cyabiterane yagendaga akora ahantu hatandukanye muri Afrika, n'uburyo nyine naho hagiye hagaragara ibibazo byo kuba hari abantu bahitanwa no kuba bari bitabiriye igiterane, nubwo nyine ari impamvu zitandukanye. Kandi subscribe, like, share na comment kugira ngo twibanire tukugeza amakuru hirya no hino, cyane cyane bivuga muri gospel kugira ngo ubimenye mu ba mbere. Hanyuma rero ngende muri channel, reka tuguhe ikaze aho uri hose. Twizere ko wakoze subscribe, utarabikora bikore, wabikoze kandi nawe habwa umugisha. Hanyuma rero reka tuze mu nkuru ku buryo burambuye. Amakuru aturuka mu gihugu cy'u Burundi nk'uko bitangazwa na BBC ndetse na AFP, aravuga ko abantu 8 bapfuye, abandi 9 barakomereka. Umuvundo wabereye mu giterane cy'ivuga butumwa cyabereye mu Burundi. Turagaruka kandi no kureba ese ko kuki hitabwa cyane ku bapfuye, ese nta bakize, ese ni kuki ari negative ivuga gusa cyangwa se ibintu biri negative ivuga gusa. Birumvikana nyine nibyo bitusha abantu cyane, ariko n'intego y'igiterane wasanga yaranagezweho, nubwo nyine hataburamo birantega cyangwa se ibindi bitari byiza byaba nabyo bikagarukaho cyane, ko abantu benshi nyine bita ku bintu by'ibibazo, kuko abantu benshi bashaka gukemura ibibazo, niyo mpamvu ikibazo kibaye bibakitaho cyane kurusha ibisubizo byabonetse. Hanyuma rero reka tuze tubabwira ko igiterane neza. Iki giterane cyari cyateguwe n'umuvugabutumwa w'umurundi uzwi cyane nka Chris Ndikumana, kikaba rero cyari cyitabiriwe n'ibihumbi by'abantu baturutse mu bice bitandukanye by'u Burundi ndetse n'ahandi hose. Amakuru rero yemejwe na polisi y'u Burundi avuga ko abantu 8 bapfuye, abandi 9 bagakomereka ku kibuga cy'ishuri cyitwa ATS giherereye mu Kamenge mu mujyi wa Bujumbura. N'ubundi ibyavuye mu iperereza rya polisi bigaragaza ko ubwo abantu benshi basohokaga igiterane kirangiye, habaye umubyigano ku muryango usohokeramo, bituma rero bamwe bagerageza gusenya inkuta kugira ngo babone uko basohoka, kubera ko basohokaga ari benshi. Muri ako kajagari rero bamwe barakomeretse, abandi bahasiga ubuzima nk'uko twabigarutseho. Nyuma y'ibyabaye rero abakomeretse bajyanywe kuvurirwa mu bitaro bya Rohi Khaled no mu bitaro bya gisirikare Hospital Militaire. Abantu rero 6 bapfiriye muri ibyo bitaro bya Rohi Khaled, mu gihe abandi 2 bapfiriye mu bitaro bya gisirikare. Bivuze ngo nta muntu wapfiriye kuri sport cyangwa se aho igiterane cyaberaga, bari bakomeretse cyane bagejejwe mu bitaro, ahubwo aribwo baza kwitaba Imana nk'uko amakuru y'iperereza cyangwa se itohoza abigaragaza. Kugeza ubu rero abagore 5 baracyari mu bitaro, aho abakomeje kwitabwaho n'abaganga nabo nyine nabo ngabo abagore 5, abandi babashije gutaha basoma mu ngo zabo, uretse abo bitabye Imana nyine ubwo bagomba kujya gushyingurwa. Inshuti bakunzi bacu rero, nk'uko mubizi ahantu hateraniye abantu benshi, by'umwihariko aho Chris Ndikumana yabonye amashusho ukuntu abantu bari benshi cyane. Iyo rero hatabayeho uburyo bwo gusohoka bwateguwe cyangwa se hatabayeho gusohoka mu ituze, cyane kumva ibitaramo hari igihe bitangira kare bikarangira bikerewe, cyangwa bigatangira bitinze bigasohoka bitinze, kandi ugasanga hari imiryango yo gusohokeramo ni mikeya, ndetse ugasanga na protocol y'ukuntu abantu binjira itandukanye na protocol y'ukuntu abantu basohoka. Akenshi yari ahantu mu mbuga, atari nk'ahantu mu nyubako zabugenewe zifite abakozi babikora amasaha ku masaha. Naho kandi ushobora gusanga n'ubwo wenda hari imiryango myinshi, ariko protocol akenshi y'abantu binjira itandukanye n'iy'abantu basohoka. Abantu basohoka hari ukuntu baregezamo gakeya. Ibyo rero bigatuma hashobora kuba kwisanga habaye umuvundo, cyane cyane abantu bareba bateranye batandukanye b'imico itandukanye mu bihe bitandukanye, bafite n'umunezero utandukanye. Hari igihe nyine abantu bishimye bagakabya cyangwa se bakagenda bihuta bitewe n'uko igiterane cyabo kiba cyameze nk'icyabafasha amaraso, hanyuma cyasoza buri wese agatangira gutekereza mu rugo, kuva mu rugo kuva aho hantu agera mu rugo, urugendo biri bumutware, inshingano ari bukora nagera mu rugo. Ibyo byose bikaba byatuma ashaka kwikuna yihuta kurushaho, ashaka guca ku bandi kugira ngo agereyo kare, akora ibyo byose yagomba gukora. Wenda biba byana
murenzeho cyangwa se aba yatinze ukurikije igihe yagenaga kujyayo. Ibyo rero bikaba byatuma abasha kugenda mu kavuyo cyangwa se adakurikiza kubaha imigendere n'ingendo uburyo abantu bagendamo ngo wenda bagende mu ituze nk'uko babinjiye mu ituze. Ibyo rero ni bimwe mu bintu byagaragaye ku giterane cy'uriya mugabo Chris Ndikumana. Ni igiterane nyine abanditse zino nkuru batatwereka nyine umusaruro cyatanze mu bijyanye no gukira ku bakize bari barwaye, ku bitangaza byahakorekeye ndetse no ku bantu baba barakiriye Yesu Kristo n'umukiza, kuko akenshi ibiterane nk'ibi bigamije ko abantu bakira indwara ariko bakanaza kuri Yesu abataramwakira n'abihana wenda bari mu byaha bashaka guhinduka. Ibyo rero nyine ntabwo byagaragajwe muri ino nkuru, ariko uko biri kose dukurikije ukuntu Chris Ndikumana atangira yigisha mu buzima busanzwe mu gitondo, afite ikibwiriza cya mu gitondo aricyo cyamamaye cyane abantu benshi bakunda kumva. Najyaga numva kera abantu babaga bari mu Buhinde mu bihugu byo hanze bakundaga gufashwa n'inyigisho za Chris Ndikumana za mu gitondo, no mu Rwanda kandi hari abazikurikira n'ahandi hose barazikurikira. Ni umuntu amaze kuba icyamamare ku rwego ruhambaye, aho ageze hose usanga abantu babahuruye buzuye, bahurijwe n'ibitangaza ndetse n'izo nyigisho ze zamamaye ahantu hose. Chris Ndikumana ni umuntu uvuga ubutumwa muri aka karere cyangwa muri Afurika wamamaye cyane ku rwego navuga ngo rukomeye. Ni umwe mu bavuga ubutumwa muri Afurika bafite ijambo rikomeye muri East Africa. Ashobora no kuba ari uwa mbere niba hatari abandi bamurusha amakuru make mfite wenda nayo, ariko nyine ahantu yaje byanze bikunze agomba kuba hari abantu benshi bishoboka, kandi ibitaramo bye biranamamazwa mu buryo butandukanye. Nkurikije ahantu nagiye mbibona hatandukanye ku bitangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga zikomeye, bamamaza ibitaramo agenda akora hirya no hino n'ibiterane. Bityo rero niyo mpamvu abantu benshi bamwitabiriye ku bwinshi, bahurujwe n'ibitangaza ndetse n'uburyo abwirizamo adacitse intege. Hanyuma rero ni ikibazo nyine cyabaye ahangaha, kuba abantu barapfiriye ahantu yari arimo kubwiririza. Ntekereza ko nawe nubwo atashije kuvugana n'itangazamakuru ngo avuge ko abyumva cyangwa n'icyo bivugaho, atanejejwe n'iyo nkuru, kuko nyine aba yifuza ko abantu bakira kuruta uko bapfa. Urumva niba hari umuntu wakize indwara, hakaba hari umuntu wakize sida cyangwa se ibindi yarabyaye bimuremereye, hakaba hari umuntu wafashe icyemezo cyo kuva mu bibi, mu biyobyabwenge, mu nzoga no mu byaha bindi akora, ubusambanyi n'ibindi. Urumva ntago umuntu ubwiriza abantu ngo bakire gutyo yanakwifuza ko hari abantu bapfa muri ubu buryo cyangwa ubundi. Ariko nanone ibyo bigomba kujyana nyine n'uburyo protocol itegura biriya bitaramo cyangwa biterane, kuko akenshi hari igihe Chris Ndikumana nkawe ubwe aba atari wabiteguye, ahubwo biba byateguwe n'abavugabutumwa cyangwa se n'abandi bantu bakora ubwo buryo bw'ibitaramo, ariko wenda ntibashyireho protocol ihagije ngo abantu baze kurindwa umutekano mu buryo buhagije cyane, ko polisi nayo ivuga ko yari ihari. Bisobanuye ko nyine n'umutekano na polisi ubwayo yari ifite mu nshingano umutekano, nayo ishobora kuba itarabikoze neza ku buryo ki nyine byagenda neza cyane. Nta byera ngo de rero nyine habaye ibintu byiza muri rusange, nubwo inkuru nk'iyo ngiyo yatambutse, ariko ntabwo nyine ari ikwiye kuba dekorasiyo y'ibyabereye hariya byose. Ariko nanone ntibyabura kuvuga kuko abantu umuntu n'uw'igiciro n'uw'igitinyiro nk'uko amategeko atandukanye cyane cyane amategeko nshinga y'ibihugu bivuga. Niyo mpamvu rero n'umuntu umwe apfuye habaye ikintu runaka bigomba kuvugwa kandi bikagaragara nk'ikibazo kigomba gushakirwa umuti kugira ngo ubutaha bizongera kubaho. Hanyuma rero ntabwo ari ubwa mbere habayeho gupfa kw'abantu mu gihe Chris Ndikumana yakoreye igiterane ahantu. Hari henshi byagiye biba nk'uko ikinyamakuru AFP kigenda kibitangaza. Hanyuma rero uretse ahangaha ibindi nk'ibi ngibi byabashije kuba muri Tanzania, aho mu 2020 abantu 20 bapfuye. Ubwo nyine bari barimo basoza amateraniro Chris Ndikumana nyine yabwirijemo. Hanyuma mu 2022 31 nabo barapfuye muri Nigeria, mu mujyi wo mu majyepfo ya Nigeria witwa Port Harcourt, aho rero urusengero rwari rurimo rutanga ibyo kurya ku batishoboye. Hanyuma rero abantu nabo baza kwitaba Imana ko ari 31 bose, urumva ni benshi cyane. Nanone rero muri uwo mwaka wa 2022 abantu 29 nibura nibo bapfuye, harimo n'abana 11, ariko bapfuye bishwe n'abajura kubera ko bashakaga kubambura ibyabo
mu gihe bari barimo bataha bava muri ayo materaniro cyangwa iki giterane. Ibyo rero ni ibintu bitandukanye byagiye bigaragazwa na AFP, ibitangazamakuru by'Abafaransa. Hanyuma rero bavuga ko Chris Ndikumana ahantu hose yagiye haba hari abantu benshi, bityo rero n'abarusara mu nduru bashaka kuba bahagera kugira ngo bahagire ibyo bahangiriza. Reka rero twihanganisha nyine babuze ababo niyo bashaka kumva ino nkuru. Hanyuma kandi dusaba n'abategura ibitaramo n'ibiterane bitandukanye kwitondera umutekano w'ababijyamo n'ababivamo kugira ngo bitangire neza birangire neza, kuko niyo ntego ko abantu bishima cyangwa bagafashwa mu buryo bw'umwuka cyangwa mu mubiri bitewe n'icyabaye, ariko kandi bakanizezwa umutekano wabo mu majya n'amaza kugira ngo ibintu birushaho kuba byiza, aho kugira ngo hagire bisa nabi cyangwa bitari byiza bivugwaho nyuma y'igikorwa kibaye. Reka tubashimire ko mwabanye natwe rero, tubabwira ngo mugubwe neza, kandi abantu bafashijwe na cyo giterane nabo namwe mugume mu mwuka mwiza wo kugendera mu buryo bwiza nk'uko mwahinduwe nacyo. Ntimuhungabanywe nuko hari abapfuye nyine, kuko buri wese agira igihe cyo gupfa, nubwo tugomba kugerageza kwirinda izo mpfu zose zaba, ariko kandi tugerageze no kwirinda uko bishoboka kugira ngo izina ry'Uwiteka ritagerwaho umugayo kubera ibindi biba byabaye, kuko hari abahita babifatiraho bati n'ubundi ibintu by'abarokore cyangwa by'abasenga ntabwo ari sawa, ugasanga nyine babyuririyeho babirwanya cyangwa bitabigenda neza. Ubwo n'umugambi wa Satani, ariko ushobora gushingira ku burangare cyangwa se no ku myitwarire itari myiza y'abashinzwe kugenzura no gupanga ibintu uko bigomba gukorwa. Reka tubashimire aho muri hose hatandukanye, kada subscribe, like, share na comment kugeza amakuru atandukanye, kugira ngo aho uri hose umenye amakuru cyane cyane ibijyanye na gospel. Tubafite inkuru nyinshi nubwo tutabona akanya gahagije ko kuzibagezaho, ariko zari nyinshi pe. Uko iminsi icuma tugenda turushaho kongera mu mwanya tubahereza kugira ngo mubashe kumenya amakuru ivuga hirya no hino muri gospel. Hasta la vista, Imana ibarinde.